reka ngoze Nzovu iyo unyaye mwibase wumva ari iyihe ngingo ikurengera akujya mu nsoko ako nanjye nigeze kumenya muri envelope da agutunzi wanjye ukwezi wanywaga amata buri munsi iwaje sinyanywa iwawe iwaje ndayanywa sivyo amata twakuzaniye nakuzaniye iwawe ndi kubona umunyamakuru anywa bekese ndayanywa amata sinjye yakugurira ndayanywa umwe beke wakanywa Nzovu kanywe nawe kanywe Nzovu kahambira ntabwo waba waracunze Nzovu asinziye aryamye ukamutamika ibere no kuri koroni yarikora yantamika imishumi yiwe amabara yagese ni imishumi aka yesu we hagaze imiragutu bana we iri mu mupira umeze gutya Nzovu niberegeranye no kuri korozaho n'agatoki kuno yesu we I don't touch Nose ariko aje kwa plan ibe hakomeye ibere ryanjye irakomeye yego pe nari kabaga gutya ntago warikora nkafata ikibuno cyane na kimasa ako kibuno ujye gukurikiza blessing we muze wone tuzabona urubyaro gase mwifuje mwana mwifuje do utavuna mwana ngatuza kogeza ariko itale ko nwanyisha twasoje mwana Yaka wakwibutse inzoga twasangiye Sodoma Iwe n'umusirama gusubiza gute Assalamu alaykum ukamusubiza ndiyo ukamusubiza ngo ndiyo oya Nzovu na yuraga kwigira ganohe iyo umuntu akubwiye ngo assalamu alaykum uvuga gute yambwiye assalamu alaykum ari kumusilamu hanyuma iyo ugiye kugenda rero umusezera gute bye bye oya utaje uri umusilamu mwari muri kumwe uri umusilamu utandukanye na Yaka umubwira gute Yaka we wavuga gute mwana mwaturetse tugakora mwaretse kuduhagarara hejuru bismillah mudufasha nibyo ba bismillah wa barakatuh shawari hose yarapfuye A na B uri tayari dutangire A iravuga ngo karindwi gukuba gatatu ni kangahe uratangiye kubara 18 cyapfuye urokwana na patere koko tugiye kuri B mu gihe cy'umunota karindwi gukuramo kane ni kangahe afite umutwoge ngo ni intama uretse ngira ngo kuko Yaka agapindi kuko akaza aho wowe sleeping baby ni sleeping baby harimo amavuta na uri amavuta harimo sleeping baby harimo baby umwana baby harimo kamba mbiri kamba mezi tangwa sleeping baby sleeping sleeping baby amavuta y'abana bambaye kamba mbiri harimo sleeping baby ni baby handitse ngo sleeping baby sinzira ibitotsi baby sinzira oya Nzovu wowe ni sleeping baby sleeping baby ngende uvamo bebe ni umwana sivyo none harimo sleeping baby ni umwana wambaye kamba mbiri noze na amavuta yiko ameze nka amavuta rari y'abana bambaye bita moviti nanjye njya nisi agutunzi wanjye ukwezi wanywaga amata buri munsi iwaje sinyanywa iwawe iwaje ndayanywa sivyo amata twakuzaniye nakuzaniye iwawe ndi kubona umunyamakuru anywa bekese ndayanywa amata sinjye yakugurira ndayanywa umwe beke wakanywa Nzovu kanywe nawe kanywe Nzovu kahambira ntabwo waba waracunze Nzovu asinziye aryamye ukamutamika ibere no kuri koroni yarikora yantamika imishumi yiwe amabara yagese ni imishumi aka yesu we hagaze imiragutu bana we iri mu mupira umeze gutya Nzovu niberegeranye no kuri korozaho n'agatoki kuno
Yes, we. I don't touch. No se ariko aje kwa plan ibe hakomeye. Ibere ryanje. Irakomeye. Yego pe. Nari kabakabaga gutya. Ntago warikora. Nkafata ikibuno cyane na kimasa. So Nzovu, how are you? Habaye umukeba Yesu Kristo dukunda kwa yadukunze niturate. None se kuki abantu b'indaya bicuruza ubita abagore ba? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a différent? Je cherche ma clé. Uwo sitadeyo munyo hazaba hita naba umuntu andungikiye video Imana imwakire uwo sitadeyo se ugira uri umugabo ukagira munyo hameze nko kuriya uri umugabo ukagira munyo nka kuri nta kundi uca wiyakira ukaba umutinganya uwo sitadeyo nanje naye natenekeje munyo hazaba hitana ndababwire bahungu munyo hazaba hitana uwo sitadeyo uzi ukuntu nari nayafyuye inzoga ndayivuye ibigukoresha namaze kubivumbura ndi wawe ariko sinabivuga mu kiganiro ajye yitwara neza amavuko oya ajye yitwara neza afite nyabingi iki afite nyabingi ndabingi cyakira araterekera yafashe agacuma ashaka kunsomya kagwa ndabyanga sinabyanze nakubwiye ngo inango ngweraho cyo ko ikintu nariye iwawe nari umucinetse niyarurira n'utuboga tubinyama zo mu nda nkota ku gasani haranavumbuye voka gutya we wayihishe fata agapane gatona nawe usigira uraza kwirya nijoro Yes, I can see you.